Ndi papa sava. Ariko ibyo ndi kukubwira ni ibyo ngibyo. Oya kabisa. Tujye tugira ibintu twumvikanaho. Ntabwo ibyo bishoboka. Nyine abana nibo bakiduhuje kuri ubu ngubu. Kandi sinzacogora kubitaho. Ariko wowe umenya ko udashobotse, ntubuhari, nturiho, rwose ndakwiyamita. Mama horo kandi. Ese mama horo mbanze ntuze? Aho najya hose birakureba se? Wowe nugira iwanyu cyangwa usanga ngenda kubwiye ngo n'ikindi gihe. Oya ntukamenyere. Tubyanzure gutyo. Injira. Koza utongana. Wahora n'iki? Gishyira ari. Mbese ko uje n'ibikapu noneho bimeze bite? Sasa banza uhagurutse umuhobere, ndumva roho iri kunsimbuka, mbanze njye ku murongo nshyira kuri ino ara droite. Nshyira ara droite kabisa. Amakuru Ni meza. urumva umeze neza? Umeze neza ngaho utuze. Ni ibibazo kabisa. Byagenze bite se? Edanje ubu ngubu mu rugo byanze nje kwibera hano, nibura amamare nk'ibyumweru 2-3. Hanyuma se uje kuba hano uyoboye ko umukunzi wanjye asigaye aba hano? Iki? Umukunzi? Mungu dukundana asigaye acumbitse hano. Ko nabyo wigeze umbwira se? Nyine urumva ntago hamaze iminsi nyine kuko yabonye akazi ejo bundi nko mu minsi ngaho ishize ahita aza kuba hano. Rero sinzi kuba akora mu biki? akora mu garaje n'umukanishi. Ubu se tuvuge ko ibijyanye n'iyi nzu n'ibijya muri firigo n'ibya gaze n'iby'imisatsi n'inzara n'iki byose na minerivare asigaye kwitaho se? Kandi nkubwiye ko aribwo gitangira akazi, ntago arahembwa n'ukwezi kwa mbere nyine nibwo agicumbika hano. Ese nanjye ko narinje kwacumbika uke ubu mbwira noneho mite nigendera noneho. Oya. Aho nsezeranye ikintu kimwe. Reka ibi bintu njye mbigenze uko mbishaka. Ntusare cyangwa ngo utongane. Cyangwa se ugende mama sava kumena umutwe cyangwa bigende ukundi ntazi. Uratuza uhame hamwe njye nikorera fe. Biri bukunde? Yego. Nose ubundi se mama sava mupfuye. Mama sava rero arananiye rwose. Kandi iyi ni inshuro ya 3. Sinzi ukuntu ambwiye ati ndebera ngo niba ari application ndeba muri WhatsApp amafoto y'ibintu bye. Ivye buri message ni message zivuye nka zikarenga zikagera ari kumwe n'akantu kakagabo, urumva nakabonye gafite ubutwe busongoye gutya. Bose bifatanyije bambaye gusa. Oya mbugabo nta busa nabonye. Mama sava bamwohererezaga, urumva kuko ngo baracuditse ni usigaye amutamo. None ikintu kimbabaje nuko nari kumubwira ngo azamubonera ngo 200 ngo muri iyi minsi. Urumva bari no kugira gute no kumungira umutungo. Basi bamunze umutungo umwe wo uri awanuza wahare kwateri, ariko ntazana ibyo bintu byo kuzana n'uwo dufite kandi nanjye amafaranga aba yabuze. Ubwo nuko kuvuga ngo mama sava agenda kisangira ku gasore hanyuma mama sava nakamuha amafaranga. Byose arajyana. Kuvuga ngo ajyana umubiri akajyana n'abanyi. Ntabwo njye nuko nyine mba nakubwiye ukanga akavuga ngo mube mugumanye n'iki nkabyemera. Kandi njye ureba ko ibyo bintu njye ntabimukora. Urero ndabuze nereka mbe mfite ukuntu mbaye hano mbe naruhukira igihe nikigera nzasubire, ariko natuje ko nabuze ni nshobora kurakara
ugasanga mukubise nk'itaburete mu mutwe namukubita itaburete mu mutwe ugasanga baramfunze aho gufungwa rero ntajya heza kurutaho narindi wowe se kuri n'umunyamahoro rata ntabwo warwana rero umuntu nari nabwira nabi igihe tumaranye nari nagucira mu maso ariko buriya nka kuriya nsembuye mu mutwe bikabira mukubite aya nakakugize bitesha ngusha ngiye sendisha uyu mugabo ni ndimutasha urumva uyu nguyu nyine ureba hano uri kumva uri kunyumva ndi kukumva nyine uyu nguyu uri kureba hano nyine ni data wacu Uraho neza bite sha ni sawa cyane umeze neza sha urakomesha komeye nk'icyuma cy'inyondo ahubwo rwose nabyo nyine utuntu two gukora breakfast ubwo ngubwo reka njye kubitunganya reka nigaragaze ariko mu mwanya nigaragaze data uko yaje ni umuntu mwiza nigaragaze yego sha teka ubikoze neza ariko ukomeza wijijishe wisetse nyine ku buryo atari bubimenye wege ntabwo nzese bitabaye amasaba arakwinigira oya nageze nakwemera kwa ni gate aretse kugira ngo iturakara ukadavuga akayago akasarenga yari byose nabimubwira njyewe reka nagenze ubwenge iyo umuntu ajya kugera mu myaka 50 aba yarabonye isi n'ibiyikikije akabona ibiki byose ibintu byose biba biriho ahubwo ubwo ndi kwibaza se ubwo ibyumweru 2 ndabimara hano nawe ahari ntabwo azatuvumbura buriya ureba hano ni uko uyu munsi aribwo yaruhutse uri kumva ubundi agenda mu gitondo akirirwa muri iyo garaje yiwe akazaza nijoro ubu umuntu azatuvumbura ati nese araraye hano nyine ibyo kurara njye hari ukuntu ahita ananirwaza ntazajya ikintu kimwe akora nako wowe nyine urukundo kwa tukazajya tuba twirirwanye twimereye neza ikintu gitwaye none se porogaramu ikajya iba ku manywa se nyine yanjye nawe noneho we yaza ukirwaza ereka wanarwara imihango y'ukwezi ukamubwira uti byanze gukira byoroshye kubikora wumva ko kwitwara neza ukaba mwiza aho ngaho nanjye ndayitwara neza hanyuma ikindi se sitoke yari ihagaze te sitoke imeze neza gaze nayo ndayifite nayo nyifite n'amafaranga uri kubona nyine kavuye guhaha wenyine ntabwo karatangira kumuhemba kandi noneho uranahari imiti niyo byashira ariko biriya tuyigeze neza nanjye nsijya kunywa erega uba ugomba kuyagana ko kashizemo mfite amafaranga bikaba byashizemo yagwa nyagasani ntabwo wahatereza reka harya akagura ngayaka kagura 2 nibyo niwe wisizeho gusa cyangwa hari abandi baza hano bakagira abandi se baza hano iriya ngegera ikaba yasize ahubwo se mukunda kumva data buko akunyu ushyiremo kenshi oya akenshi se hari icyo kunywa mwazanye ubu yakira hari icyo kunywa nacyo kirahari uruko utadupfundurira agafirigo kararabuka mwazane agafanta nakahe byane ibyo ubonye byose byimbisha cyane nagagoye yangize ngo ni byeri urahamagara fanta se fanta shane butaramenya rikeri ya sobukwe tuzamukwima dana bijyamo tukamukwima uzabusabisha ko ari umuntu twiganye mubwira ko nifu ugira ngo mwaba mumemukira reka kuba impfunya rero ubutaha ni ingaruka no gufunguza
ubundi buse byakunanira cyane mbona ubusirimu ari ubusirimu wowe uranywa akahe akangaka ubutasha kanze n'umureti kugira ngo useri wabonetse ujye umenya akagwa ka sobukwe cyangwa ka rikeri isukari urabona itari kumbana nyinshi nta soni ashaka ashiremo n'ubundi harimo mbarwa sikengarewe uwo mureti utugeze kugira ngo ni waje se ngize ngo iyo uteka kuri gaze urahutera niba ko yinshi rwose shiri bararya kakandi gatoya ari kuri regime hari agatoya kari hano imbwa se kushaka kurya munini nk'iyi ihaha akangaka mw'abantu mwe muryoherwe aho ubundi muryoherwe da wanyaho murahoze turashima imana utambwiye ko databuko ari bose merci nanjye arantunguye noneho bagiye no guhaha ngatetse neza maze kwimenya nubwo ubona imireti idasa ariko hari ushobora kuyibona akagira ngo irabishye ukabona amabara adasa kabashe kabashe ndabona umukobwa wanjye uzabasha kumuhakirwa sha kumwitaho ni kuko iyo bwabaga cya kirozi cyo mu marangara kirozi so haturutse uwo mugani wo gukora iyo bwabaga sha uzi ikirozi cyabaga mu marangara insigamigani ntayo nzi nzi ko ufite isoni ntabwo se sindi kunywa ufite na so wanyu naho ubundi mba nagerageje nyine umukobwa ngo mwiteho nako mba nahageze ende vuba ni kumeza ukora iyo bwabaga nk'icyo kirozi cyo mu marangara cyararoza kiraroga ahantu bagihaye inkwende na kigeraho kibicikaho waza kwaduka umwanzi bageze aho barakibwira bati wakongeye ukagira ko gisanga ntabwo cyanitse kijya gukokora utwungo twa kera nibyo bavuga ngo cyakoze iyo bwabaga mutwabya mu twungo bwahozemo ariko ngo cyaramuroze nawe arananguka da ntaburamo n'ubumuhitano aho uri gukora iyo bwabaga uraza udukindagure oya ntabwo nabikora akunda gutebya namwumvishije umusaza aramwumvishije fata kuri iyo shiriri ariko niwe ukumeze neza numwambere mbonye shira afite isoni yakoze nawe nta soni gutumira kabashije gutumira ariko ngo ntabwo atumira ariko mbonye nyine unahari reka mbivuge mwabyaye umukobwa mwiza amaso urabona agahanga ka Yesu agahanga dore twato watubonye aseka neza ateye neza azi ubwenge mwafanta shayito mwafanta kabaje
ibintu se ko bihari umukobwa ni mwiza cyane kabisa ni mwiza da asanga buriya n'abasigaye mu rugo ariko bameze abasigaye mu rugo bashakaho iki se ko tutari abantu uza guzara ngira ngo se mu rugo ndi ikinege ndimo kurya uziko ni kurya duke muri iyi minsi ibyo byaba tutazajya uncura Kosha bakubwiye ko ndi iki cy'uwo mukobwa uri data bukwe uwo mukobwa yari yaza kukwerekana se mu rugo iwanyu wapi iwanyu bafashe irembo oya nawe waramukoye wapi ntabwo biracamo uwo muntu ukuye he ninde muntu wakubwiye ko naje hano ngenje kureba porono porono akababyeyi twagendesha koko ufashe umukobwa urakamase utangiye kumutamika uwo mukobwa ni imodoka urimo gukora moteri uwo mukobwa ni imodoka yapfuye ku irasi ayo ni amatara ya kinyoteri cyangwa y'imbere ndashaka kukubaza uwo mukobwa ukara utyo ni icyangwe ni isabune ni iki ikwangegeraho y'ubwanwa bubi umukunzi wanjye ko mba numva ari ibintu bisanzwe nyine wawukura he wowe wigeze ujya kugiseba barakubaga cyangwa wabyaye usunitse ijute kejuta amase ariko ibyana by'ubu mwabaye muto nta n'isoni reka nciye amabere ngewe kuba nasoma umukunzi umusoma ute kwitamo ute kuki kwitamo wowe ni iki cyawe sawa bahera babuduna rikaminda karangiza kakaza kakweza umudigi kakaheneretse amatetwa ziba erega nako kasheze katunaye bagakubitaho iminwa baragafata hanga kagahita karerembura gutya ni kwangegeraho aha ntabwo ucumbitse umubare w'umubwire wa mugabo umubwiza ukuri rwose uri umugabo nkabundi uri umugabo wowe ngiye nanjye ndi umugabo wavuze uti ndi umununisi ngiye ndi umugabo wabyemera utabyemera ndi umugabo ntabwo rero ugiye kuntukira ku mukobwa sinkubeshye niba uzamwirongorera genda uzamwirongorera urumva ukuntu wavuze urumva ubwo bwambo uvuga ariko uri n'akarayi nese ubwo ngubundi ibaze mfite data bukomeza uko nguko ubu se ko wavuga ngo ngenere ku rwagwa wamuye urwagwa wavuga ngo niki none aho ariko zino mwatuje navuze ngo ceceka va muri uru rugo ndagenda rwose ariko ewana dore ibyanyu Ruga n'ubuguru karaho n'ubwoya bugiye butondetse hagira ngo ni ubwanwa bw'inuza nagenda ave muri uru rugo agende gusoma nabyo babyanza kera umuntu anasobukwe kugira ngo nzaze gufata irembo banamena agahanga ugere cyangwa sha genda abandi bimukana n'imodoka aho urimukishwa urutugu warangiza ukazana intuzanga ubwo se uri guseka
Gitu ubwo uri kumva ikintu gisekeje aho ngaho ari igiki ikize ariko uzi ko wikunda ukikunda ukarenza no kwikunda ufite umugore wawe mama Sava uje hano uri guhunga uri kumbwa ko ugiye kwamara ibyumweru 2 ese ubona ngiye nzaguma gute nzaguma ndaha ngaha niba washwanye na mama Sava uze hano usubireyo ngiye sinzabona nta mugabo ngira reka ndakukunda okay nanjye ndagukunda ndabizi ariko umva iki kintu nanjye nkeneye umuntu tuzabana ubuzima bwanjye bwose nkuko wafashe mama Sava mukabana kuko ngiye wanze ko ukabana n'umuntu utagira icyo anyunganira iki mbwira ikintu anyunganira gase hanyuma se nagura kubwiye ko atangiye akazi aribwo atangiye gukora nakubwiye mfite ndamenya uko mbikontorora ubu urasaza uratombotse ngiye ndatomboka sasa ndatomboka ngiye akoko nancitse nyine njye urata niko uyu ngo ni sowanyu nibaza impamvu umugabo yakurebaga ubushake bukazamuka bukagera mu gahanga nagufata ku rutugu akandeba ikijisho kagira ngo namwiciye uyu ni sowanyu hakoja narumwe mukagira imana umva rero mubwire ari wowe ndagukunda ari ngo uri kwita data wacu nawe ndamukunda muhame hamwe tubane mu mahoro mwese mbakunda ibyo si ibintu byoroshye urumva bishoboka se ni iki kidashoboka se nje nawe se ubuzima kagira imana wowe n'ubundi isaha uragenda uve hano usigare ikibazo ufite ni iki wagumanye na nuza na sowanyu uza akaba ari mukomeza gukundana kundana na sowanyu ako data bukwe we urabura we kwishimira ko umukobwa wawe afite umuntu bakundana akureba aho nkabona ubushake bwakuzamutse bwakurenze mu maso ariko se afite umuntu bakundana umuntu afite bakundana ninde akantu karacumbitse ni karahembwa kararya imireti karanywa amapanta ubu nawe bavuga ngo uri umugabo w'uyusa none se bivuze yuko bitazacamo ngewe niba nabonye akazi nyine bizacamo biracamo se byanditse ni 20 ya Bibiliya ku buryo ugiye kuyisoma uyikurikirana ubu nawe tuvuge ngo utinda umugabo cyangwa cy'abakobwa mubayeho nabi ni ukuvuga ngo uri mu rukundo uragenda n'umuntu mwasohokana bakubaza tubone indi ni data wacu ahako se reka mwaza ikibazo kimwe ubu ngubu iyo ataba we ngo mbe mfite ino nzu uba warasanze hano hose hameze gutya wowe se uba uri kubaye uvuze ko ngiye nicyo kintu ndi kukubwira ndagukunda nawe ndamukunda wowe twazakomezanya tukanabana ubwira kare kose ukambwira uti hari rizembe twikundanira hanyuma se ubwo wari ubwo yigeze akubwira ati wagatindiwe ngwino nkucumbikire ko byo utari kubimubaza niba utagura gaze ntugure ibiribwa ntiwishyure inzu umuntu w'umugabo kuvuga ngo abakobwa babayeho nabi ahubwo abahungu mubayeho nabi urabunze iki gukena rega si ikibazo ni igisubizo gukena si ikibazo niwe ndimo ndashinja buriya niwe ndimo ubwo ko ubukennye ni igisubizo ntabwo ari igisubizo ariko si n'ikibazo gukena se ni ingeso ubu wenda tubaho ngaho iwabo bavuga bati umukobwa wacu aragumiwe nawe utambike utwo turenge ubu nakomeza agakundana nawe akajya ava iwanjye akajya kwa rizembe akagaruka ahubwo uko uburyo ki isoresore y'ubwanwa nka bune izajya yirirwa icumbitsiwe numvise ngo ni nawe ubigura akiririre nyine ubyimbye umudigi ubundi z'ubwo wari ugarutse kugira ute si uguhunahuna twari dusigaye nyine kumwereka yuko namwumvishije uwo mwana agenda ngaho utabakubonye reka ngire icyo manza mubwire reka mubwire dore nguyu musaza wawe rwose sowanyu kundaniye na sowanyu kabisa muranaberanye ubwo se umbwiye muranaberanye nyine abo rero mugumana ibyanjye nawe birarangiye uwe birangiye yapfa yewe ariko sha muze zihunguye ifu ubu baravuze ngo umukobwa wababuze umugabo nawe uravuga uti zabagabo ndaje uzanye iki se bodaboda kanjye nakubwira buriya wa mugani n'ibyo avuze nibyo uransuzuguza pe yego wenda uzondora wondore no mu mufuka ako ushaka kunyunganira
ninagera uzambwira uti ntuhagaruke hari undi noneho uri kwishyura ibingibi urebe ko nazagenda none nagukodeshereza inzu ngo uzanemo indushyi se ahubwo se yagiye ikibazo kindi ryari ni iki yagiye